titre y'icigisho. Icyo cyigisho kiboneka muri iki gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Uwifuzwa Yesu Kristo, wifuzwa ibihe byose. Iyi titre umwaje w'Imana yarayanditse, ariko nkunda kwisubiramo cyane kubera yuko akenshi usanga ibintu bijagaraye mu bwonko, bidatuje, ibintu byose bidatuje, inyanja zidatuje, imisozi konkoka idatuje, ibiremwa bidatuje, aho wajya hose ugasanga ibintu bidatuje. Ariko ubiturisha arahari, umuremyi wa byose arahari, ni Yesu Kristo. Uvuga uti ceceka utuze. Amen. Tugomba gutuza natwe ubwacu, kuko nyiri ibiremwa niwe udutegeka guturiza imbere ye, maze bya bindi byadusatiriye iyi si y'imburamumaro. Aboroheje barahangayitse bati turarya iki, turambara iki. Ibihugu ntibituje. Niba Uburusiya buri mu ntambara, Amerika yatuza? Oya. Ibintu byose hirya no hino umutekano muke, isi iri ibirindura, aksida hirya no hino, abantu bose bafite guhangayika. Umuyaga urahuha ukatunyuramo twese, tukumva duhangayikiye ejo hazaza. Ndetse rimwe na rimwe tukibagirwa yuko hari ubikontororera aho twewe tutari. Indirimbo mwaririmbye ngo umuraba uba mwinshi, ariko hari n'ikiganza kimwe gicecekesha abadayimoni, kimwe gikora ku jisho ry'impumyi rigahumuka. Hari n'ikiganza kimwe kizura abapfuye kikabahagurutsa. Icyo kiganza kikuriho uyu munsi, kirakubwira ngo ceceka utuze, utuze rwose, ndi kumwe nawe. Reka dusenge Imana. Uhoraho Mana yacu, mucunguzi mwiza, ngwino ubane natwe, ngwino twiyigishirize. Nje ndi mikoro, ndi umunyabyaha, ntabwo nakagombye kubumbura akanwa kanjye, ariko kuko wabyemeye Data, unyambura ikanzu y'ubushwambagara, unyambika ikanzu yera, umpe kuvuga nshize amanga, kandi ibyo mvuga bitaba ibyanje, ahubwo bibe bikomotse kuri wowe, kandi abizera babifate bibabera impamba n'urwego, twese bizatugeza mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu. Ceceka utuze. Reka dufate Bibiliya zacu dusome muri Matayo. Reka tujye muri Mariko. Twe kujya muri Matayo, tujye muri Mariko. Aho hose ibyo ngiye kubasomera birimo, ariko nifuje umunsi ko nsoma muri Mariko. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, igice cya 4. Turahera ku murongo wa 35. Igice cya 4 duhereye ku murongo wa 35 haravuga ngo, kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, yari yiriwe yiyigisha, yari yahereye mu gitondo kare yiyigisha,
kandi uko yagendaga yigisha n'amasaha y'icuma abantu bakomezaga kuza ari benshi cyane baje kumva ubutumwa bwiza. Uyu mucunguzi nubwo abafarisayo batamwemeraga, nubwo abakuru b'itorero ry'icyo gihe batamwumvaga, ariko abantu bumvaga ubutumwa avuga bakabugirira amatsiko, bagahurura ari benshi baje kumwumva. Ubwo rero bwari bugorobye, kandi umuntu wahereye mu gitondo atafasha n'amazi yo kunywa nta n'icyo yariye yarananiwe. Nuko arababwira ati twambuke tuje hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeze aho bwenda kurengerwa. Yarasinziriye aryamye ibwerekeza. Reka nsobanura ijambo ibwerekeza ntararenga. Mu bwato hari imbere, ariko umusare abutwara ari hehe, bitandukanye n'imodoka. Hagiye dutwaye imodoka tuba turi inyuma. Oya, ubu bwato buri hari imbere, ariko umusare aba inyuma, bwa bwato bw'igiti. Hariya rero habamo akantu hasi kameze nk'akumba babikamo ibikoresho. Aho ngaho Yesu Kristo bagiye mu bwato yari yahoza burimo, yabukozemo podiyuma abubwirizamo hagati, ariko ababwiye ngo nibabutsure bagende, aragenda yigira he? Yigira hahandi, kuko yarananiwe kandi ashonje. Yari umuntu 100% ngatwe, yari ashonje, ahita agira ate? Ahita asinzira. Bibiliya iravuga ngo yari asinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura, baramubaza bati mwigisha, tubyitayeho ko tugiye gupfa? Ejo bundi bafunga insengero, nagiye numva amakuru menshi cyane. Hari n'uwambajije ati ariko we pastor, kumbona nta n'icyo bikubwiye? Hajya ninje musare arahari. Ubu bwato buri mu bwoko bw'Imana. Harya urusengero rwafunzwe si urwo twubatse n'amatafari? Zimwe zubakishwe n'ibiti n'inkarakara. Uretse ubu turimo dushaka ko amatorero yose yakubakwa neza mu buryo bwa kijyambere, ariko izo nsengero tutazijemo dufite umutima womatanye n'Imana ntaco zatumarira. Urusengero nyakuri ni umutima w'umuntu. Niba nomatanye n'Imana, urwo rusengero rwanje ni mobile, ndarugendana, naruzanye ku Muhima. Aho nabandi hose nabandi ufite komatana n'Imana ncaca bihungabanya haba namba. Unambe ku Mana ntuyimure, aho waburi hose uyinambeho, Imana izabana nawe. Abatashoboye kuza mu nsengero babuze udutike, aho bari mu mago yabo bari mu isabato yera, kandi bomatanye n'Imana. Bituruka ku bushake bw'umuntu. Ndavuze ngo insengero ntibazazifungure, oya, dusenge, ariko niyo batinda kuzifungura umutima wacu uri ku Mana yacu. Une relation avec notre Dieu nta kintu gishobora kuyinterrompa na kimwe, nta nacyayikoma mu nkokora iyo uramutse ushikamye. Ariko benshi barayoba ngo bagacika intege, bakavuza induru, bagatabaza. Ntabwo ari bo gusa, n'ababigishwa muraza kubibona bari mu bwato barirwaniriye. Ubu turimo turirwanirira twubaka, hakagera igihe rwose n'igifaransa gikama.
Banyakakira igifaransa ntikiri gukama, ariko turubaka. Naravuze ngo ntihazabura umufundi nibura umwe usigara, ku buryo nabura muhemba njyewe na Karara tuzamuhemba, ariko agume ku nzu y'Imana y'ibigaragara, natwe tugume ku nzu y'Imana y'imitima, dusenga Imana, niyo nyiri byose izarwuzuza. Ubu rero Yesu yari yasinziye kandi akaga kari kabonetse. Umuyaga wahushe mu misozi ugeze aho wiroha mu nyanja, utera umuraba. Umuraba uragenda ukubita amato yari mu kiyaga, kandi ayo mato hari ubwato Yesu umuremyi wacu aryamyemo. Muri iyi si bigeragezo ntibishobora kubura, bona nubwo twaba dusenga. Na Yesu yarasengaga ariko ibigeragezo, abafarisayo agakora ibitangaza ngo bamwumve, ariko bakamwumva oya. Yahuye n'ibigeragezo, natwe abamuyobotse tugomba guhura n'ibigeragezo muri iyi si. Aba bari mu nyanja, bari mu bwato butakagombwe, ntabwo inyanja yakagombye kwivuruguta, kandi Yesu arimo, ari mu bwato kandi ari no mu nyanja. Ariko Satani agaba ibitero buri gihe. Yabagabyeho igitero rero kuko yari abafatanyije n'umunaniro, maze igihe bagashaga bagira ngo bambuke bajye hakurya, umuyaga uteye ubwoba n'inkubiri yawo biraza bishaka kubika ubwato. Abigishwa baramubaza bati, ntubyitayeho kandi tugiye kugira gute? Tugiye gupfa. Banyamuhima, namwe bashitsi muri aha, iyi si turimo tuyihuriramo n'ibizira byinshi, ibigeragezo byinshi. Ingo nyinshi zifite ibigeragezo. Yewe hari ukwezi kwa 9 kwashize, ababyeyi uwo twahuraga wese yarambwiraga ati, se mwana wanje urambwira iki? Ati Minerval irava he? Ababyeyi bagize bate? Bahangayitse, hari n'abayibuze, abana babo babakanuriye amaso. Abana babo bagize bate? Umwana akakureba ati, ko abo kwa kanaka bagiye, nje zagenda ryari? Uwo mubyeyi abatuje. Ariko umubyeyi w'umukristo wamenye Imana agira igisubizo kimwe, aramubwira ati, mwana wanje. Igisubizo Aburahamu yahaye nde? Isaka. Igihe yajyaga kumutamba, yaramubwiye ati, mwana wanje, Uwiteka arishakira iki? Igitambo. Bana b'Imana, muje mutegereza ijambo ry'Uwiteka, riraza kubazamo ngo Uwiteka arishakira iki? Igisubizo. Ukajya kubona, ukabona Imana irakugobotse. Amen. Umwana nawe akajya hehe? Akajya ku ishuri. Si ibyo gusa, hari abafite uburwayi budakira, bahora kwa muganga, agacuragira ati, narasenze. Bajya bambwira ati, narasenze, ndasenga, ariko biranga. Ubanza Imana itakinyumva, nyamara Imana iri muri we. Abarwayi muhumure, Imana iri muri mwewe. Imana yemeye kurwara iyo ndwara. Ntabwo ishaka kugukiza wenda iyo ndwara gusa, ahubwo irashaka gukiza umutima wawe, kugira ngo uzabe hahandi tutazarwara. Aba rero barimo barirwanirira, bakomeje kugasha, baragasha, babwira Yesu bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse umutware w'isi n'ijuru, umutware w'ibiriho byose, akangutse acaha umuyaga, abwira inyanja iti, ceceka utuze. Hajya n'inyanja ziramwumvira.
uwo nguwo niwe ucecekesha ibitero bya Satani ku bana b'Imana, niwe ubatwikiza parapluie ye. Iyo muri mu mutaka we ntacabahubanganya, niwe urinda ubwoko bwe ibyorezo iyo byateye mu gihugu, ubwoko bw'Imana ikabutwikira. Niyirinda ibihuha by'intambara, igafata iyo miyaga, izo ntambara ukazumva, kandi niyo zakugeraho niyo ikwereka aho uhungira. Uyu mukiza wacu, uyu murengezi, uyu mucunguzi wacu aturi iruhande, n'ubu ari kumwe natwe, acecekesha imiyaga itwinjira mu matwi y'ibyongorero bya Satani, abiturisha. Ubu bwato ntabwo bwarohamye, nubwo abari baburimo bari mu bihe bikomeye, nubwo abigishwa ba Yesu bari basanzwe ari abarobyi baba mu nyanja, ngo bari mu bihe batigeze babamo mu nyanja, ariko ubwato Yesu yarambuye akaboko arabuturisha, ubwato buratuza, barakomeza barambuka. Ariko Yesu amaze guturisha ubwato, yabajije ikibazo nanje nibaza. Iyo Yesu amaze kudukorera ibitangaza, iyo Yesu amaze kugukiza indwara, iyo Yesu yakarumye diabete, nkanje maranye imyaka 30 diabete, ariko Yesu arakayikaruma. Iyo yayikarumye ndibagirwa, nkagira ngo nakize, ahubwo nawe nkamwibagirwa. Niba nakoranaga umurava ngatangira nkadamarara, ngatangira nkagira ubunebwe, kandi nakoranaga umurava ndwaye ndi kugira ngo nkize, none aranyorohereje aho kugira ngo nkomeze umurimo, ngatangira ngacika intege. Satani akazana byinshi, tugiye no muri ibi byagenda, n'ibi byagenda, ugasanga wajya kwiroturuva waragiye. Ababigishwa ba Yesu muri iki gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, Yesu yababajije ikibazo ngira ngo mbabaze namwe mwibaze. Yarababwiye ati, arababaza ati, niki kibateye iki? Niki kibateye ubwoba? Ntimurizera aho twabaniye mu bibi no mu byiza, aho twabaniye nkizi ntwara, aho twarwaniye nkora ibitangaza, na n'uyu munsi ntimurizera. Ikibazo dufite nico kwizera. That's simple problem, no kwizera. Dutangira rero urusengero rwa Kacyiru, nanabashimira cyane abagize uruhare mwese kuri iyi ngoro y'Imana. Nayishimye cyane no kuba ndi kuyibwirizamo, ni fierite. Pastor warakoze kuntumira, warakoze cyane rwose. Dutangira iriya ngoro, umuntu yaransanze w'umwizera, twari tuzanye amakamyo agera kuri 5 ya Ruriba, tugiye gutangira kuzamuka, kuko bagikora fondation ntabwo bayikoze mu musozi, ntabwo wari kumenya ikintu kiri aho ngaho, ntabwo yari inzu yari iteretse, yari inzu izamuka uko umusozi uzamutse. Rero aranyitegereza arambwira ati, Pastor baduhaye musha, koko ufite kwizera kw'inzu izuzura? Ndamubwira, toka genda Satani, nje mfite kwizera kuri urusengero ruzagira rute, ruzuzura. Aranyitegereza ati, Pastor mbabarira. Toya, ndakubabariye mwana wanjye, uzaze kureba ibitangaza by'Imana. Ubu rero arahanyura buri gihe akantelefona ati, Pastor bya bindi wambwiye ni ukuri. Nubwo tutari twarutaha, ariko rugaragara ko ruzagira rute, ko ruzuzura. Ibya Yesu rero tubiharira Yesu. Aba bagabo arababajije ikibazo, ntimurizera, kuko bari bagifite gushidikanya nkuko natwe dufite. Baratinya cyane, baravugana bati,
mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Insengero zirafunze, banshi bakoze ibyo bashoboye, ariko na n'ubu ntibaragira kwizera ko bazazijyamo. Ariko nje mfite kwizera, kandi uko kwizera ntabwo nkwiremamo, ahubwo ngukomora kuri Data wo mu ijuru. Yaravuze ngo kwizera kuguhanyiriza no kugira gute? No gukiranuka. Kwizera kuravunja, kukakuraho imyanda yose, kukatugira abatagatifu kandi tutari tubikwiriye. Ariko iyo twizeye Imana, ibyo twizeye turabibona. Reka mbasomere ababigishwa bari bafite ubwoba. Yesu acashe n'umuyaga bakomeje gutitira, ndetse barongorerana baravuga bati, mbese Data uyu ni muntu ki ubwira umuyaga ukamwumvira, agaturisha inyanja ikamwumvira? Reka mbasomere ku ipaji ya 274 y'igitabo Uwifuzwa ibihe byose, igitabo gishasha. Haravuga ngo guhugira mu gukora iyo bwabaga ngo birwaneho byari byatumye bibagirwa ko Yesu ari muri ubwo bwato. Imana iturinde ico kitutse. Mu guhugira kugasha bakoze urugamba rukomeye. Twabonye Bibiliya itubwira ko yari asinziriye. Twe nk'abantu twakwibwira ko atarazi ibiri kugira gute, ibiri kuba. Ni nako izi ntumwa zabibonye. Nuko bibagirwa yuko Yesu ari muri ubwo bwato. Kandi twibuke ku mwijima wari wakubise, niyo haje umuyaga n'iki, byose byari byatumye haba urusaku mu nyanja, ndetse umwijima wari wagose batabona, ntibamenya yuko Yesu Kristo aryamye muri ubwo bwato. Babonye ko barimo kuvunikira ubusa, kandi ko urupfu ari rwo rwonyine rubategereje, nibwo bibutse uwari yabategetse kwambukiranya ikiyaga. Yesu yarababwiye ati, kuko ni nawe wari umuderevu utwaye ubwo bwato, arababwira ati twambukirane ikiyaga tujya hiherereye, turuhuke, dufate n'icyo kurya. Ari mu bwato bahuye n'ingorane, bibagirwa yuko Yesu Kristo wabategetse kwambuka ari muri ubwo bwato. Nuko sinzi uko byagenze, ngo haza kurabuka umurabyo urabije, maze umurabyo urabije baratakamba cyane, baravuga ngo databuja databuja. Ariko umwijima wari ubuditse cyane uramabakingiriza, amajwi yabo yamizwe n'umuraba wahoreraga cyane, maze babura igisubizo. Gushidikanya ndetse n'ubwoba byarabatashe. Mbese Yesu yari yabatereranye? Mbese uwari yaranesheje indwara n'abadayimoni ndetse n'urupfu yari yananiwe gutabara abigishwa be muri uwo mwanya? Mbese yari yabirengagije mu kaga bari barimo? Abantu bajya bambwira ngo Yesu mu rupfu rwa Lazaro ngo yirengagije gutabara hakiri kare, kandi inkuru yuko yari arembye yari yamugezeho. Ntabwo Yesu ajya yirengagiza. Yesu akorera isaha ye igize ite, igeze. Kandi ibyo Yesu akora byose abikorera ngo bibe isomo ku bantu. Ntabwo abikorera kubikora gusa, abikora ari icyo ashaka kwigisha. Mu rupfu rwa Lazaro hari inyigisho z'ibinyoma zivuga ko bapfuye batazagira bate, batazazuka, zinahamya ko nta muntu ushobora kuzuka.
Yesu azura Lazaro amaze iminsi 4 mu mva kugira ngo ahamirize abantu yuko abapfuye bazagira bate, bazazuka. Naha rero iyo turi mu kaga katugose hakaba igihe tumwibagiwe, ariko iyo tumwibutse tukamutabaza agira ate, aratabara. Ntabwo rero yigeze yirengagiza ko abigishwa be bari mu kaga, kandi nawe yari mu kaga kuko yari muri ubwo bwato. Barongeye baratabaza. Bwa mbere ntabwo yabumvise, bwa kabiri barongera baratabaza, nubwo babura igisubizo mu cimbo cyaco kugira ngo babone igisubizo. Bakumva umurabuhorera cyane. Ubwato bwabo bwari bwatangiye kuzikama. Mu kanya gato bari kuba bamaze kurengerwa n'amazi yasumaga cyane. Mu kanya gato nanone umurabyo wararabije uhinguranya umwijima, maze babona Yesu asinziriye mu ituze. Reka mbabwire, Yesu ari no ku musaraba i Karuvari, aho byari bikomeye. Abamwitegerezaga babonaga agize ate, atuje. Ni kuki twewe abantu twaremwe na Yesu tutamwigiraho isomo ryo gutuza? Njyabona ibintu byandikwa kuri za WhatsApp, ibintu by'ibisenya itorero. Nagezaho ndavuga nti WhatsApp waba uyifunze, ariko nanje ngomba kuyisoma nibura nkamenya aho ibihe bigeze. Abanyamakuru bihaye ngo mbese ngo abanyamatorero bazajya he? Abanyamatorero bazajya he? Bavuni mu kiganza ca Yesu. Yesu ni ugize ute, ubafashe mu kiganza ntibanyeganyezwa. Keretse urimo wari utambikije. Mwizera niba udatambikije ujye uvuga uti njye undwanirira arahari kandi ntawe umunesha, ni Yesu wenyine. Ababigishwa bamaze kumubona umuraburabije, babonye Yesu, batangiye kumva bagarutse mu buyanja, batangiye kumva bagaruye ihumure. Bati Yesu burya ari hano. Ubwo ari hano ntabwo bangeye gutekereza ko bari bupfe, ahubwo baratabaje. Batabaje ngo iki? Ati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Mbese ni mu buhe buryo yari kwituriza agaterera iyo mu gihe bari bugarijwe n'akaga kandi bahanganye n'urupfu? Yesu arabyuka, arabitegereza, amanza kubakiza ikibahangayikishije. Ni kangahe Yesu gukiza ikuguhangayikishije? Ariko yababwiye ijambo rikomeye ryitwa ubwoba. Ubwoba umwishuzi Yohana mu byahishuwe 20 igice cya 21 umurongo wa 8 havuga iki? Havuga ibintu bigera kuri 7 bituzitira bizanatubuza ijuru, kandi muri ibyo 7 n'ubwoba burimo, ndetse nibwo bufata nimero ya mbere. Iyo ufite ubwoba ntabwo ukora ibintu utuje, ibintu byose ukozeho birapfa. Iyo umugore yahangayitse mu rugo aterura itasi agiye guha umugabo icyayi, itasi ikagira ite, ikamucika kuko yahangayitse, afite ubwoba. Abantu twari turaye tuganira na Karara, ni umukuru w'itorero uyoboye itsinda riraha, turaganira ku bintu by'ubwoba. Arambwira ati haramutse haje inkuru ntituri muri uru rusengero,
bakaza bakatubwira ngo mu minota 5 tube tuvuye aha ngaha. Ababyeyi bakwiruka basize iki? Numva abantu 7 ariko abanyabwoba n'abatizera. Abambere babaye abanyabwoba, abakabiri babaye abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abasambanyi, n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abanyebinyoma bose. Umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kangahe? Rwa kabiri. Urupfu rwa mbere turarupfa twese, ariko akaga nuko uzapfa urupfu rwa kabiri. Abanyabwoba bari ku nomero ya mbere, abatizera rya jambo kwizera yababwiye rya kabiri nabo bari ku mwanya wa kabiri, kuba tazahabwa abazaja mu nyanja y'umuriro. Abarozi, ntabwo navuga ngo abarozi bari hano, mumbabarire mutantera amabuye, ariko no mwitoro bavuga ngo bahabamwe abarozi. Abarozi muri hano mubyumve, umugabane wanyu aho uri. Abasenga ibishushanyo, hari abambwiye ngo nta bishushanyo biba mu Rwanda, ariko se reka mbaho urugero ruto rwo gusenga igishushanyo. Kandi nari umukuru w'itorero, Imana yarambabariye, narihannye. Nari mfite imodoka y'ijipe, nkayiparika nkahariya aho ndicara ndi kuyireba, ngo abana batagira batera batayishwarataho. Nkajya nkubitayo akajisho bari kwigisha, hajya ubwo nari ndi gusenga Imana cyangwa nari ndi gusenga igishushanyo? Nari ndi gusenga imodoka. Twataha ntahu nkareba ko abana bagize bate batayanditseho. Icyo cyambere ikigirwamana igihe kirekire, ariko Imana ishimwe, ibidusitaze bikura mu nzira. Unigendera muri bararuhiga, niyo nayisiga ku musozi ntawayikoraho. Niyo ya Imana yayinyaka ntaco bintwaye, niyambuza gusenzera. Tekereza ikintu wagiye mu rusengero wazanye, uri mutekereza kandi turimo twiga iby'Imana nuko Yesu agira neza. Ugahangara ukibitekereza ukabijyana hirya, aho wabijyanye n'ikigirwamana wiremeye. Ntikibonwa n'amaso y'abantu, ariko ku Mana kiragaragara kigirwamana uri musenga. Abanyabinyoma kubesha ubukwaradutse. Uhamagara umuntu uti urihe? Hano si kumuhima, sindi hano kumuhima. Nkamuhamagara namubonye hano mu iteraniro, twasohoka nkamuhamagara, ati ntabwo nasengeye ino, ati ndi mu Gasyata. Kandi yasengeye hehe? Kuko adashaka ko tubonana kubyo tuziranyeho, arambesha ati ntabwo nasengeye hano, ubundi nsengera kumuhima, ariko ubu ndi hehe? Ndi mu Gasyata. Ibinyoma nico cometse isi. Isi ya none igiye kurimbuzwa n'ibinyoma. Abagabo barabesha abagore babo, abagore barabesha abagabo. Waruriyema nagiye gusura wa mugore dukorana. Umugabo warurihera handi yarari mu bifuti bidashobotse, ati bikada, ati nahuye na kanaka, akavuga kanaka w'inshuti y'umuryango, aho umugore arahita ceceka. Kandi siho yarari kizate, siho yarari. Ubu buzima, ubu bukristo tuzabujyana he? Ko turi abakristo basenga kandi izi karakterisitike zose zikaba zituriho, tuzajya he? Ariko Yesu wacashe umuyaga ashobora kuguhindura. Reka muri iki gitondo, mbere yuko nsoma isomo risoza, bene data mbabwire nti muri iyi si icuza umwijima hari itabaza rimwe rimurika, ni Yesu Kristo. Uwo niwe bamenye bose, babandi yise abana b'Imana.
ngo abamumenye bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'iki? B'Imana. Kandi abamumenye ni twe tugifite izi karacteristique. Reka dusabe Yesu aza twuhagire, atwuhagireho ubwoba, atwuhagireho kutizera, atwihagireho ibyo dukora binyuranyije n'amahame y'iri jambo ry'Imana. Maze ubwazaza azasange twaramwiteguye, imitima yacu yomatanye n'uwe. Isomo risoza riboneka muri Zaburi 107. Zaburi 107. Twihute tuhagere. Zaburi 107. Turasoma ku murongo wa 29, umurongo wa 30 ndetse na 31. Nanone aho turasoma umuyaga, mwumve ko ari ibibazo dufite, kuko nabyo ni umuyaga. Umuraba mwumve ko ari akaga isi yacu irimo, ariko umusare ni umwe, kandi uwo musare afite ubushobozi bwo guturisha ibyo byose. Haravuga ngo aturisha uwo muyaga w'ishuheri, umuraba uratuza, maze bashimishwa nuko ugeze ute? Nuko utuje, kandi abajyana mu mwaro bashakaga. Umwaro dushaka nta wundi, ni inzira irombereje igana ku Mana. Nubwo muri iyo nzira duhura n'amahwa, nubwo duhura n'ibitugerageza, ni ukuri uwaturishije inyanja aratuyoboye muri iyo nzira, kandi aratwerekeza mu cyerekezo dushaka kujyamo. Abo bashimire Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro, kandi ijambo ryayo ritubera umutsima w'ubugingo. Yesu Kristo udufashe mu kiganza cye, ntabwo ashaka kuturekura, azaturombereza atugeze ku rurembo rwa Yerusalemu nshya, ariho mu bwami bw'Imana. Dore portail 12 z'ijuru zigiye kuzafunguka, ubwo umwami w'abami azaba amanutse ari mu kirere. Abamukunze bose bihannye, bashize ubwoba, bakamwizera, bazatumbagira iki kirere bamusanganire. Kandi bose ntawe uzakonvereje aje ahandi ngo bagende banyuranye, bose bazagenda bajya umujyi umwe bagana aho Yesu ari. Kandi Yesu azaba yiteguye kubakira, azabana nabo imyaka 1000 mu ijuru, kugeza igihe iyi si yabayeho ibi byose bituziga, yabayeho iyi miyaga n'uyu muraba bigoye abantu, izatunganyirizwa tukagaruka tukayituraho by'iteka ryose. Ndasabira abizera muri aha ndetse n'abataraha, ku bwa Mwuka Wera, Yesu abane namwe kandi abaragire, azabacure mu bwami bwe. Nibyo mbasabira nizeye mu izina rya Yesu, amen.